ndagaswa barari daraza kutwica umunsi ndahigirayo ko ibintu bimeze nabira Mesa itawaje gengi yanje mani none se mani wajino bimeze wani mihanda yasoze gaskira ko se mana yanjye mani uzi ibintu mani bikono bimeze ndagupfa mani imihanda yatuzonze uzi wakintu ushaka nubwo ibintu bimeze nabiri numvisha mani hari umutipa asoye akagoma gashyashya kitwa ngiki se mani ji naki imihanda mani kitwa isisi nyoko mani koranye ndi imihanda nawe nyoko naga Ranyo mbere yongegera rasha. Nese ninje wayihambye. Mani bavuze ngo isisi nyoko mani. Ako ranyo nzagashyashya. Nanyo nzigashyashya. Umuhanzi uri kwaduka muri no minsi bita Ziwo Trap. Uriko mba uramuswera afite umuzigo mushya. Wo bita imbwa zimoka. Chawo no nanyo nda. Imbwa ni soga square. Urabona ndi imbwa mani. Urabona ndi imbwa square. Indirimbo kare zimoka mani. Indirimbo kare imbwa zimoka ngana bavuga ngo imbwa zimoka. Ngazi mokanisa abo wagiswera natubipfusha nyine tubipfusha nk'abantu bamaniga mani ahubwo se mani nese mani nakantu kagatabise ko bimeze mani ko byakaze kasigarenti mani wabyiyoreye ko nako ewana byanze imihanda kabisa ubu ngubu n'inzara mfite byibuze ubu gihagaze sharebe inkweto yantobokeyeho ndagaswe ndakandagira no mu bisongo bikanyica none kase nane ejo ndi kwanuza akabona yego kawa gateye kwa rastamani so rastani ona kare ejo ndagaswe none jamani zikuko mani nabuze n'abantu bagishira utuntu hanze mani ahubwo se wagiswera umva mubwa ngo ni rasta ufite ibyawe atawe ni umva wabima byibuza wenda ngamuswera mwese mani Ati tukaza kumutera nijoro najya kuzana cya cyuma cyanjye kimwe cyita gikata fresh ahita mubaga ngira se nimburi seriye mani sinzari do reba mani do imbavu do wazenda gupfa mani wabyore wa mu ahubwo se waruswera none imihanda ejo none nagiye n'ahandi muri mondisi bamena imyanda urumva none mburamo ndagaswi nakire ubundi bajya gwamenamo n'ibirindazi byabuze ngapfa kwirira kubera umugani wa Chris ngo eyo noneho nawe usigaye nzonga neze wajyaga muri mondisi kazi sigari z'abana inzingo gusa ubundi we kamanza mwereka hano rero mivude se man urabona nishimye ibi birakariramo kuko nawe ndashonje doreba wena abdomino so nizo zangize gutya wapi man umvanye ahubwo hari haruguru hari akantu nzakantu agatoki se man kandi twakota wakaba bareye kuri ibi ku bintu byo man erega bana icyo mwemerera gutangira ku ngingo nubwo nyine uri imbwa nyine ucishamo ukambangamira Ako nyine hari ahantu ugera ukaba umuntu w'umugabo man. Ako kantu ko kunyita imbwa nako si sawa burana kwigendera nkanga no kujya kwakwereka. Ako bro nyine tubyihore tubipoweje. Mbese ubundi urumva wakwita imbwa bwo wabaye man ko nubundi abantu bamaji. Ako kabari ibintu byagenga inyine. Nanjye nyitaye. None wambwawe wamushenze we. Niyo wanyitaye igihugu cyose byantwara. Ahubwo no man. Ko naheruka no guhura n'icyana man. None wagize n'icyana gice cy'umuhanda. Ukuntu umeze. No. Ejo bundi najyanye na wa muniga nyine ngo ni rati. Turacoma. Saa 3 zirageze. Baza ngo habaye iki? Habaye iki so amuswera? Hari cyana cyaciyeho. Cyana cyo kwa Karembe nyine. Efu, Karembe uramuzi? Ndamuzi wa undi wo ku gipagu kimwe cy'ubururu ko. Kimwe cy'ubururu. Efu. Akakana ke kiga muri boarding school nyine. Ndakaze mu wa gatanu. Ndakazi kamwe bavuze gafite utuntu tw'inyuma ko. Tuzukora ari iki. Nagiye kora mura cyo kizago. Cyo cyamukaraza gatego. Nahise mvuga wana sha. Nahise nemera umuntu w'umuraba. Yego. Ura nanjye ndamutse ndamutse mbonye cyane gene uragikorera. No ngenda gaza ahubwo man tureke ibintu nk'ibyo ni no guseka mu nda kanja kubera inzara tugende wenda ku gatoki umuntu ari nyine dushike tumanuke nyine gisa nyine dupampara no doni pana yenda kugwa no ndanda niyo yacu mwana umusa aya man cyane uje mushanda niyo yacu kwa jina la Yesu mundebere ko urimo satani ntabwo ari gusa n'ubwiza bivuze nabi man ako nakundi umuntu aba yabigenza tutarika ko gatoki ako gatoki ko ndakaguguna ndaga nyine bari kubona kumva urabona nge imbabura yanjye ngiye kuyigurisha nese nubundi mari iki ko nakagiteka man hako man ubyibuza weka manze nkwereke ubyibuza manze rero none umbwira igihe herukira kurya uzi yuko
Meruka kugeje ase mani reba mani ikabutura nikimfatira ndakugwaza kuko ngenda nyikikiye mani nge rero ariko kubera abantu banzi ibintu by'ubusirimu basigaye bambara ndi kuri balance ngo buriya ngo ni balance kandi ntabwo bazi ko inzara nayirimo ipantaro igiye kwimanukira no burangiye nuko utabizi urumva hari ukuntu mba nenda no kwipfira noneho ipantaro ikagenda ngo bakavuga ngo wa mutipe ngo ni umusitari ni ubusitari bwe kandi shandenda gupfa wakino do yafatanye nawe mugongo uriya rero rikumva ako gatoki turamuka tukagisho ndi bugakorere nge cyaba kakaza nigaramu kagahiye ndi bugakorere ibintu byawe sha byihorera nakundi nye ntabwo se wakino ntabwo nahise hano ni ruguru ahangaha cyane twari twakibura reba ko twakijije amakuru none nari ariko se mani bimeze cyane ari bro ariko none se asenge kutanshuje ntago ambonye none se we nawe warabuze iki mwanya makuru kamande njya kuba nyine no kuvuga ngo ngejo bundi naje ndababura kandi ko dufitanye business ndayibuka yo kujya handi kuri nakabaka business nanjye reka mbepo wa kampani no mihanda mani naje bugezeyo mani ubundi mani urukumva gatoki we turamuka tukagezeho umfashe gusa umfashe aho ko marira kinini kuko ari njye wakakuranye gusa wakintu baby man bebe se tugenda wewe uyiganda mbase nkubaze mani ubu nkupiyeho excuse me none se imeze bite se meze neza none se ngira nyine nari ndi kuvugisha umuntu kuri phone hakuno arimo mani iki kintu nyuma ndagaza none se wakintu we gira va mani tugenda ko se nubwo inzara imeze nabi urabona kere yaruta iki cyana mani ngiye nari umwana mani bro wowe urya nare byo kurya ako kurya regana twomba no hagaze mani aho uranye bazo ngerajyanga umubiri umuntu w'igisi urumva nabyanga mani ahubwo se none se ubu mani uwo muni hese mani amawudu ni kunepingi abana bato hefi ni iwanyu kuko niho mu rugo andi se nko ku nzu ya kaze se tubwara tugezeyo mani ahubwo se wakintu we hanyumvira mani jyana nk'abo bamwibera muri zino karitsiye nkaba nawe nzi ntabwo sinanubwira mani ahubwo se kunajyaga n'inyakuvugisha igiye nanjye wakintu ndagatwinginge noneho mani mba mani nari naragize ubwoba bwo kuvugisha ahubwo se noneho sibyo kuko numva nyine inzara imeze nabi mu kuntu waba ucomotse nyine turaza kugahuza ndibuze kwizira njyewe iwanyu vuba ndibuze noneho mbase wayikiye kakagoma kaye uramujamo ndamufana ntabwo wabyumva noneho umva ragakuzi ko inzara isi ishira mani cyane noneho uzigoroba kuzigoroba zibintu ndagikorera abana inzara ishije mani nta kintu twakora ndagitigita ragazwe noneho wewe utekereza iby'uwo mukobwa ahubwo se ni iki ngo se waruntu asa wamuswera we noneho ndagasiba kurira byarananiye teka muzamura umusa asa wamuswera utazansuzugura umuntu w'igiye nkanjye ave mbaze nkwereka ukuntu twurira sha urira nyine nk'ibandi ahubwo se nakangaka se gusa umuswera utari idage wowe nigute umuntu waza se wa ji ese mani kano kantu ese turagacisha twunani icyuma witwaje mani semwa mani ase wewe kuki waje nta cyuma mani ariko se mani wowe ni wowe dage ariko urukama nayo buriya buriya nubwo nkwemera buriya wowe uri ni dage none se wamuswera we rumva nigute mani tuza ku kantu ako mani njye kamanze nkwere njyewe urikumva nkurangiye boro we nta no gutekereza basi icyo turi buyirishe nese bro niba nkubajije akantu aho kabuze ahantu hari akantu kukira n'akantu witwaje mani ko kuga ako mwana ubu ngubu mu kanya ni nagutyo uri buze kumbwira ngo umuriro turawukura he urikumva ubundi nta muntu ujya ubura icyo gukoresha shaka hari ibuye nkwereke kananjye nshaka irindi hano ngaho ukuntu ugira gutya ugahonda hanyuma karahonda mwene kariya igitoki kigahita gihanuka
apfu kwirukanka Yego, cyane nibyo birabyo. biragukoza Ntabwo mujya icyo uzi ko burya nawe uri idage mani Oya ndanakwemeye none wabujya. ubundi Uba wanateguye wamuswera. umva ubundi njye ibintu Mbese nosho nayibonye. inosho se inosho nanjye nayibonye bangu twigire gira aho ngaho ndagira we mwumvire